taho nabayo bakumbi biberame Kireka mama wawe mbonye acungu. Bacizikashire. Bacizikashire. Na. Sore hari. Oh nyawani. Umwana ari kureba. Kunguki? Umwana ari kureba. Ariko mama manzi. Ubumbuze nicyo navuga. Nese wavuga. Kunguki? Wavuga niki? Uretse no kumura ku mwana. Banzu ubundi uvuye he? Ufite ibere warijyaye. Fata umwana mvuze. Umwana wanjye sheri wanjye. Eza nitwa Kwizera Jean Bosco abanyina muri filime Umukristo wanamutse. Mbashimira buri munsi n'ubu ndabashimiye uburyo mukomeza kudukurikirana. Mbibutsa gukora share, like, comment, mutibagina subscribe. Filime Umukristo wanamutse nkina nitwa Papa Manzi. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Musigaye mbura ikintu nakora rwose. Ariko urugo rugusaza gute narabigiriye inama. Erega hari inama ubona hari inama umuntu akugira ukabona kuyishyira mu bikorwa birakomeye. None ureba kuvuga ngo ufate gahunda ujugunye umugore afite abana babyaranye nabo afite iki ugasanga nanone nuko kujya mu zindi stress. Urantangaza noneho se kiri inkweto uje uzambaye mu izosi bimeze bite siko burya koko gusara ari ugushishikara inkweto kuzizanye mu izosi kama wanjye uvuga ngo inkweto zambaye mu ijosi izi inkweto ndebye n'inzambara mu kaguru jya gushaka n'amasogisi biribona inze bitewe n'induru nandi kumva mu gitanga ndumva umutima wanjye utaguwe neza ariko si uko mbigenzere kugira ngo mbone uyu wa muti 200,000 ndabikuriye kugira ngo mbone uyu wa muti ndumva nshaka kubaka urugo rwanjye kuko inama Gatumwa yangiriye ari kumwe na Minyururu ni inama nzima kandi ntashobora gutesha agaciro kuba byonyine Gatumwa yarafashe umwanzuro akajya gufata Papa Manzi akamwihererana bikemera kuba Minyururu bwambwira neza ko Papa Manzi antwarira sinzi ukuntu nabivuga aho agera igihe antwarira icyubahiro cyanjye akagiha abandi badamu oya reka nawe kuba umwana ndaba nkoze icyaha ariko nta kundi nabigenza ariko no kurwana urugamba ngomba kumuha uriya muti 200,000 nicyo kibazo ndayakura he ariko nta kundi nabigenza ngomba kugerageza nkareba icyo nakora ahubwo se ndabigenza gute ngiye kumusaba imbabazi mwigireho umwana mwiza ariko ndebe y'ubukwe bira 200,000 Papa Manzi yabimpa oya ntabwo umugabo yananira nta nubwo byabura Mbona wicaye ahangaha ngiye ku kazi rero mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi byagenze bite ibibazo bye n'ibyawe siko ugeze muri salo nkareba nkabura umuntu nagera hirya nkabura umuntu nkagira ngo wenda hari ahantu ugiye wa mugabo rero ndumva ubu byancanze ibiki byagucanze kandi ariko ndakwinginze mbabarira
babarira ku makosa yose nagukoreye ndakwinginze mbabarira sheri babara kuba naragutanye umwana nkagenda nkagusiga wenyine ndi kumva umutima wanjye uri kuncira urubanza mbabarira mama muzo gupfukama ndakubabariye ni ukuri urakuze cyane ndakubabariye ni ukuri ntugire ikibazo kandi nkubabariye bivuye ku mutima kandi nanjye ndanyuzwe cyane mu mutima wanjye ndumva umunezero ubaye mwinshi cyane nanjye ndumva nishimye kuba uciye bugufi gusa ukansaba imbabazi ni ukuri nzi gusabye mbikuye ku mutima Imana yumvise gusenga kwanjye Imana ishimwe ni ukuri yakoze kumbabarira nayo ibibazo byo afite ni byinshi nizere ko birangiye umura ndakubabariye ntugire ikindi kibazo wishinja mu mutima sheri ntabwo birangiye mfite akabazo gakomeye nifuzaga ko waza gutaha kare tukabiganiraho nkakubwira ikibazo mfite uko bikibazo icyo kibazo si wakimbwiye se ubu ngubu basi ukimbwira ubu ngubu nta mpamvu ushobora no gutaha bwije ariko kimbwira wamugora abantu ushize ngenda naragiye hari umukobwa w'umushuti wanjye yanjyanye ahantu ku Kivu tuhageze hari umuntu wamereje telefone nyirambika ku bibero kuri aho bicaye kuri pisine turi kuri pisine telefone ndibagirwa telefone nko gutsigwa mu mazi pisine niyo wita Kivu cyangwa nuko ari pisine hose mwarahagiye ni muri pisine kuri pisine ku Gisenyi telefone iguye mu mazi rero nyirayo ubu yasaze navuyeho nsa nk'utoroka ariko maze kwakira telefone aka kanya nibyo usanzwe ndi gutekereza bambwira ko yamenye ahantu nta kandi iyo telefone ngira ahenze pe ni 200,000 ibihumbi 200 ibihumbi 200 sheri kandi ndabizi ko ufite amafaranga kandi ndabizi ko nkunda mfasha no kuri nishyurira telefone none se reka nkubaze nta kindi kintu nese ubwo ukimara kugwa mu mazi nta yakubwiye ngo iki telefone yaguyemo tuyikuyemo dusanga yazimye bayijyanye ku mutekinisiye basanga yapfuye nanjye ngize ubwoba babonye ukuntu naje niruka niko guhita ntega ndaza ariko bambwiye ko bamaze kumenya ahantu natashye mu rugo iwanjye sheri ndakwinginze sheri ndakwinginze fasha 200,000 pe n'amafaranga umuntu ashaka urabizi ko amafaranga kwitegura 200,000 none ndakwinginze abagabo nimujya mu uko mu bigenza none baguhamagaye bambwira ko akanya tuvugana polisi ushobora kujya kubona ukuntu zigeze aha ngaha sheri uremera bamfunga oya ntabwo byo nakwemera sheri ndakwinginze njye ushingiye uburyo upfukamye nsaba imbabazi ndemera basi tugurishira televiziyo sheri urabukoze ni ukuri urabukoze ko 200,000 ntayo wenda ushobora kubona 50 ariko ntabwo nambona 200 ako kanya ariko nitugurishira televiziyo yacu wenda umuntu ashaka ndi nyuma ariko umuntu agacungura wenda icyo kibazo akagikura mu nzira sheri urabukoze cyane ni ukuri urabukoze ikibazo ndabyumva rega bira ni satani wabiteye satani amagambo yose wambwiye ntabwo nayaga agaciro numvaga ko ari satani uri kukoshya sibyo kandi tuza pe njye nta kibazo mfite nawe ubu ndumva mu mutima wanjye rero habaye safe hararinzwe sheri urakoze ubu nibwo nkibona ko nkunda pe ndagukunda niyo ugenda hangaye ubona rwose njye niyo tuvuganye nabi urabona ko ntasinzira sibyo noneho reka njye oya tuza umutima oya tuza umutima urakoze cyane rwose ni ukuri sheri urakoze cyane humura nta kintu na kimwe pe ndagukunda ni ukuri ndagukunda humura rwose noneho reka njye ku kazi ushobora kuza gutaha nkajya ku musozi nkasenga Imana igufasha ndumva ashaka no kujya kwishimira icyo gitekerezo cyiza ugize cyo guca bufuka nsenga Imana igendane nawe nanjye ndasigara nsenga aho ugenda Imana ikurinde wirirwa neza wirirwa Muteterazina Chantal nyina muri filime umukristo wanamutse nkaba mbashimira uburyo mukomeje kudukurikirana nkaba nyina nitwa Mama Manzi murakoze Imana ibaho mu 200 yarampangayikishije umva ngiye kumukubitira ikintu cyitwa umuti kujya muyoboza telekomande kujya muterura umva kumutereka kubera nkuko nterekaho blessing umva ni ukumwicaza nk'umwana kujya muyoboza telekomande manuka zamuka tambika 12:00 mu rugo mana we Imana irankoreye ndemeye nari mfite ikibazo cyane nkura 200 ariko yemeye no kuya
ariko nibwo yimenya ko mama manzi nzi ubwenge mbega umugabo utagira ubwenge 200 ubu ndayabonye mbega byiza we ubu nyine ngiye guhita nkora akazi kose ngo imbabazi gusa imbabazi se ni mama ni papa zikise ahubwo ndaje mwereka icyo gukora nibwo azabona ko noneho jyewe ndenze naya televiziyo ndaje ngo mari yishakira umukiriya mbega ibyishimo mwana we Yesu we umva mana uratangaje ibi bintu mise nemera kubirimo kabisa umugabo yemeye kugurisha televiziyo ngamo amafaranga ese kuri muri celebration no byagiye ubundi bimeze bite ubu se amakuru afite cyane ntabifite mwembwiye umuti urawuzanye cyane ntabwo genda gake wanjye umuti se ibyo twavuganye babiyobewe ego ubu ifaranga ni gutya wowe umuti wumeze nkwereka ukuntu mwishyura cash nta deni ubundi urabivuga urabizi yenshi ushaka ni kashe umuti ukawubona njyewe noneho ndakubwiye ngo amafaranga arahari ku meza cyangwa se ku idirishya aho ushaka kumbwira nyurambika umva noneho byakemutse neza mu akanya gato ndawuzana umuti nitwa Uwera Alice nyina muri filime Mukristo wanamutse nzwi ku izina rya Gatumwa dukomeje kubashimira ubwe mudukurikirana tunabibutsa gukomeza gukora subscribe like na share mutibagiwe no gukora comment murakoze inkuru ni ndende twitare aye niteguye kumva izo nkuru utakumbwira inkuru ni ndende yarinze gute umugabo mfite mbega umugabo nawe umutekeye ndawukaranga ndangire shyiramo n'ikirungo kwamugani umuntu yaravuze ngo ko umugore ashaka ko nemenda napfukamo umva reka guca hirya no hino abikubwira wanyikishije amatsiko 200 papa manzi yemeye kuyama nonaha umva shari nigize indyarya ndapfukama ndarira gisarankunda ariko mana we mbega umugabo we Yesu we namushutse ahita ambwira ngo shari turagurisha televiziyo namwani sawa waba unkunda tuzaba tugurira ubu yanyemereye ahubwo umva maze kuvugana n'umukiriya niyo mpamvu nakubwiye ngo ubu uri tayari umereze ariko si ubundi gato ugiye mfite ikibazo kibazo se kandi nubwo nakwatse umuti umugabo wanjye nubwo dushwana nkivumbura nkagenda ndamukunda ndikumva sinshaka umuti uzangirira umugabo umusazi sinshaka umuti uzanyicira umugabo umfakaje twumvikane turabanza tugira n'amasezerano umfakaje ukanyicira umugabo ntabwo twabyumvikanaho twajya imbizi paka wowe wigira ubwoba ndashaka kuzajya muyoboza telekomande nanjye ibyo nshaka gukorera nyine niba ari 12:00 nkamenya ngo 12:00 kumanza hafi ikindi ntihazagira umukobwa n'umwe urabona ko umugabo wanjye ari bogari ni mwiza barabibonye ni bogari barabibonye nta mukobwa n'umwe nshaka twazongera kujya asuna umva mubwire amazi ibyo nshaka gukora sinshaka guhemukira ngo ngire umugabo wa musazi wapi icyo nshaka ngiye kugufasha ni ukuzaba muyobora nka telekomande ako kantu urabona GPS ku buryo azayahamagara avuga ati mama nzi ndi kumwe n'uyu buri saa buri segonda ahamagara ubundi nawe umere kwitwa umugaragu we sinari nkwiye kwitwa umuja sinari nkwiye kwitwa umwe muri we ariko Yesu yampinduye umwana nimureke mbabwire ibyo yankoreye n'ibyinshi sinabirondora reka mbanyurire mu make ubuye gutya nanjye n'ubu ngenda nyine ningiye mu kazi uretse ko nari mfite gahunda yo no kunyura ahangaha kuri uyu musozi nkashima Imana nkanasengaho
waruje mu rugo se? narinje mu rugo ariko nayo nari mfite gahunda yo kuri bunyure kuri uno musozi ahamagara Imana kuko urugo rwawe dufitiye umutwaro ndimo ndarusengera cyane kuko intambara zirimo kugira ngo Imana igire ikintu ikora. Icyo rwose ni umugisha ukomeye cyane kandi reka nkubwire Faustin, ikintu wankoreye ntabwo navuga ngo nabona ikintu mwitura, ariko ngiye nzi neza yuko Imana izaguha umugisha kandi wakoze igitwari nk'umukristo. Rero murabizi maze iminsi ndwana rugamba rukomeye. Uwo mama Manzi mushiki wawe sinzi umuntu wamucubitse mu by'ukuri, ashinja abagore kandi ntawe njyamo, sinzi aho byaturutse, ariko ngenda hamya ntashidikanya ko buriya ni umugambi mubisha wa Satani kugira ngo asenye urugo rwacu. Ariko uyu munsi ubu duhuye mfite ibyishimo mu mutima, ndetse ngira ngo nkubwire ngo ushime Imana yuko icyifuzo wari ufite ndetse ukomeje no gukomeza kudusengera, ariko by'umwihariko icyifuzo wari ufite cy'uko urugo rwanjye rwasenyutse uyu munsi cyamaze gukura. Imana ihabwa icyubahiro kubera ko kankubwiye ukuri, mama Manzi ubwe mu gitondo antangiriye ngiye mu kazi, arapfukamye ansaba imbabazi, arambwira ngo ati mbabarira rwose amafuti yose ndafuditse, ambwira ukuntu ngo yantaye bega ibintu byose kuri aya yagiye akamara icyumweru antanye umwana. Bega mbonye guhindukira ko nanjye bwanjye ndavuga ati burya Imana ikora ibintu bitangaza. Iyi ni inkuru nziza pe, ishimishije rwose, bitumye nshima Imana kuko Imana dukorera ntabwo ari bayari, Imana dusenga irumva. Ubu nari mfite gahunda yo guca muri ishyamba kugira ngo nzishime Imana, zamura ibiganza ahubwo reka nanabizamura icyubahiro rwose ni kimwe, kubera ko nkubwiza ukuri ubu kuba urugo rwanjye rugiye kongera kugwa neza rukaba amahoro, tukongera tugasenga Imana, urugo rwacu rukongera rugatemba nk'umwuka wera mu gitondo na nimugoroba. Ayo ni amashimwe menshi ntakerera, ahubwo na mukecuru ubimubwire byose. ubwo iyo ni inkuru nziza ndi bushyire umuryango kuko nabo ari mama, ari njyewe, ari na papa, twese turara ku mavi, sigakuno amaso yatukuye ko tubasengera uko bukeye nuko bwije, twinginga Imana, ahubwo Imana ishimwe. Ariko nubwo yaciye bugufi, mu mayereko nagiye mbona harimo umutego ukirimo ariko utarasobanuka, ni ugukomeza ugasenga Imana na mama Manzi ukamwereka, ukongera ukamusubiza muri modi yo gusenga, akongera akibuka Imana, akongera agakizwa, ibintu bikagenda neza. Satani uradutega imitego myinshi, ndizera yuko n'uwo mutego Imana izawuturenza. Imana ibarengeje biriya bihe mwari murimo, izakora n'ibindi, ahubwo ni ukuyisenga. Ahubwo nayo ndi bwongere uno musozi ndawuvamo n'icyo ngicyo maze kugisengera Imana, imaze kugicira inzira zacu. Ahubwo wivunika duhaguruke dutanye dusenga Imana. Nitwa Ndahayo Samuel, nkaba nkina muri filime yitwa Umukristo Wanamutse, nkaba mbashimiye uburyo mukomeza mudukurikirana muri filime Umukristo Wanamutse. Nkina nitwa Munyururu, mugira amahoro. Kuko ndibikoma nkaho wabyaye. Ega ndi umubyeyi narabyaye. Nze bite so kunyaka agakoma kanjye ndi kwinywera. Cyaka kimeze nabi mama. Igikoma se kivura icyaka kuva ryari? Akirugura babaye, iyo uri umubyeyi hora uri umubyeyi. None se abagabo n'umusega mukunda ibikoma narabamenye. Umva se yana yagiye se? Aragiye mbonye agenda. Kose ibintu numvishe cyana rose niko bimeze. Ibiketse kandi je nari ndimo mu nzu ryamwe, numva urimo urasaba imbabazi. Wanyumvise? Akumvishe ko nari nzi ko nta muntu uhari, ngo sheri, ngo nemera, ngo nkunda, ngo mpfuka imbere yawe, ariko usaba imbabazi gute? Ariwe wakazi gusabye n'ibintu akora, n'abagore yirirwa yinjiza mu rugo mu gihe wagendaga, ariko niwe watinze gusaba imbabazi. uriya mugabo wanjye namukinnye, ntabwo muzi. Iyo mushaka nza ahantu nkubita horoshye. Angero nyihere mbise. Nza ahantu nkubita horoshye, namupfukamiye nyine musaba imbabazi kuko hari icyo nashakaga. Ushaka ngo bigende biteze? Hari diru namukinnye, kaza zahise zifatika.
ese byagenze ngo ubundi umugabo wanjye nzi ahantu mfata namara gufata agahita yemera. ese kubivuga nanjye mfata wundi umugabo wawe reka ntabwo uri umugabo wanjye. hanze n'inywero y'intera stage mwana hari amafaranga nashaka kumwaka kandi mbona ntari buyabone ntaciye bugufi ngo muhateke bizi noneho naza rero. uzi zo ndi bumuhe ziraba zirinze. ese amafaranga yaguhaye nkeneye kugurisha televiziyo. murajya muri aya makuru yo kutiva ni gute oya azashaka ajya kuyareba. shara umunyanyanza wabaye. nitwa Ndagijimana Faustin na nyina muri filime Umukristo Wanamutse. Tubashimiye uburyo mudukurikirana. Ubundi nyina nitwa Faustin. Murakoze, Imana ibahe umugisha.